aryamye ahantu mbona aryamye ahantu mbona abaganga bagera nko mu 8 mbona bamukikije ariko mbona bafite utwuma mbona barimo kumusuzuma Imana irambwira ngo imukuyeho uburwayi bw'ibihaha tika dozanoma shelezerema onemanda dobe dostaforema shele kosalemanda enima tupita lazorema je kubona mbona abaganga uko barimo gusuzuma ngo baratangara 8 bose ngo baratangara baravuga ngo ubu burwayi bugiye kandi twe tugiye kububaga ngiye kubana mbona marayika w'Imana ahagurukije Yago amaze kumuhagurutsa aramubwira ngo uhereye umunsi ndagukijije 10 mbona n'ukwezi kwa 11 Imana irambwira ngo yute cyane umbwirire abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose ubambwirire ngo ni musenge ubambwirire ngo ni musenge ngo habeho igicaniro ngo ni mwongere mwubake igicaniro cy'amasengesho irambwira ngo iyo message genda uyimbwirire umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda umubwire ngo senga domesatika dolemanda atipatika bele tala zalama onemansia Imana nu opita doba dezandimanda ijwi rikomeye irambwira ngo ihute ubwira abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 ubabwire ngo ni musenge tubahaye ikaze abakunzi bakageze TV aho herereye Imana igwereza umugisha amahoro yayo nakubeho kandi muri abantu beza muri abapapa n'abamama n'abakobwa n'abasore n'abana batoya muri beza muri imfura kandi umugisha w'Imana ukomeze kubabaho mu Rwanda tubateye yambo mwaramutsiraguma cyangwa se muraho bitewe n'amasaha uri bukurikirana kino kiganiro diaspora namwe muraho murakoma muraguma umugisha w'Imana nubabeho kandi muhorane nayo imbere yacu dufite umugabo very smart umukozi w'Imana umwana w'Imana n'umuhanuzi muraho neza amahoro y'Imana nabane nawe ndashima Imana witwa nde amazina yanjye nitwa Shumbusho Jean Claude ndashima Imana Shumbusho turakwakiriye murakoze ku Kagezi TV twatangira dusenga Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye ko wohereje umwana wawe w'ikinege ukamutanga kugira ngo tubeho turabigushimiye warinze buri muntu wese urinda umubiri urinda n'ubugingo ibyo turabigushimiye ndasengera iki kiganiro umuntu wese uzagikurikirana ahabwa umugisha imbaraga z'Imana ziboneke kuri we mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen yego rero turafashijwe kandi Imana igwereza umugisha amen watuzaniye ubutumwa amen ubutumwa dufitiye n'ubuhe tugwaye ikaze murakoze abadukurikiye abaduteze amatwi abatureba nagira ngo mbahe message Imana yampaye nari ndimo gusenga amasengesho ndimo gusenga Imana impereza message irambwira ngo nihute cyane mbwire abumva ururimi rw'ikinyarwanda mbabwire ngo nubwo hariho intambara hariho amakuba yo tuvuze intambara tuvuze intambara z'ibigeragezo hanyuma ariko Imana impa message ku muntu witwa Yago Imana irambwira ngo nihute cyane ngo mvuge ino message Imana irambwira ngo Yago Imana iramwibutse kandi iramutabaye nagiye kubona mbona ukuboko kurekure mbona kumukozeho kucimara kumukoraho numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Imana imugarutseho kandi Imana irambwira ngo ntabwo yamureka ntiyamuta Imana inyumvisha indirimbo Yago yaririmbye ivuga ngo umugambi w'Imana suwejo Imana irambwira ngo uko yabivuze ngo umugambi wayo suwejo kuri we no mansia lita kosalema chedeveri ya manda tita doba de zandomanda aiwizi mini kuwa lita kosalema Imana irambwira ngo imugarutseho Imana irambwira ngo abarimo kuvuga amagambo akomeye kuri we bavuga ngo urugo rwe ngo umugore we ngo batandukanye Imana irambwira ngo nihute cyane Tora sikado bade zando
imana yavuze ngo bagiye gusubirana vuba bidatinze ikiganza cy'imana hari ibintu kije gukora no patita zodeba dozarema shedeveri yamanda imana yambwiye ngo ije kubaka umutima wa Yago kandi ikindi imana imukuyeho uburwayi bukomeye topita lazorema nitakosa remanda namubonye aryamye ahantu mbona abaganga bagera nko mu 8 mbona bamukikije ariko mbona bafite utwuma mbona barimo kumusuzuma imana irambwira ngo imukuyeho uburwayi bw'ibihaha tika dozanoma sherezerema onemanda dobe dostaforema shere kosaremanda enima tupita lazorema ngiye kubona mbona abaganga uko barimo gusuzuma ngo baratangara 8 bose ngo baratangara baravuga ngo ubu burwayi bugiye he kandi twe tugiye kububaga ngiye kubona mbona marayika w'Imana ahagurukije Yago amaze kumuhagurutsa aramubwira ngo uhereye umunsi ndagukijije tarasikaromas ikindi Imana yambwiye ko imukuyeho imbaraga zimurwanya yambwiye ko imukuyeho ababisha tarasiromas enimanda hari imbaraga zigenza ubuzima bwe imana imukuyeho akagambane gakomeye imana inomesa topasi noma olemas imana yarambwiye ngo ntangazi iyi message notikazoma imana ije kumwubaka kandi urugo rwe imana igiye kongera donc ibyo abantu bavuga bagenda imana ije guca agasuzuguro kuri we no Peter Lazaro hari abantu benshi imana imwibukiro yagiye azamura yagiye atabara uko atasuzuguye abantu nawe imana ntabwo izamusuzugura yarambwiye ngo ntabwo izamukoza isoni shela motalazorema kandi ikindi nabonye umuntu amukora mu biganza amaze kumukora mu biganza mbona ashyizemo inyenyeri nini akimara kumushyiramo inyenyeri nini mbona igiye imurika imana irambwira ngo uko mushize inyenyeri mu biganza ngo uyu ni umugisha nashyize ku buzima bwe mu biganza bye ngo ni ukwakira imana irambwira ngo abifuza ko yajya hasi akazima imana irambwira ngo ibyo ntabwo byashoboka kuko imana imufiteho umugambi mugari kandi muremure dometala zorema shereko saremanda murakoze imana yagwishyura ibintu bikomeye cyane amen birakomeye no pela topa titazomene ko nana nimero y'umuntu afite wakabimuvugisha ariko ntacyo reka twizere ko abakunzi ba Yago nta nimero murakoze nta nimero ye ngira nta nubwo nanamuzi ariko muzi gutya mu biganiro ntago turahura amaso ku maso nta nimero ye ngira ariko imana mpaye iyo message nagakwiye kumuhamagara nkaba namuha iyo message ariko nta imana nuko yambwiye amen iyo ni message ya mbere message ya kabiri dufite ndi message ya kabiri ifite ndimo senga nagiye kubona mbona hari amezi 2 anje mu maso mbona ukwezi kwa 10 mbona n'ukwezi kwa 11 imana irambwira ngo yute cyane umbwirire abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose ubambwirire ngo ni musenge ngo habeho igicaniro ngo ni mwongere mwubake igicaniro cy'amasengesho irambwira ngo iyo message genda uyimbwirire umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda umubwire ngo senga domesatika dolemanda atipatika dele tala zalama onemansia imane nu opita doba dezandimanda ijwi rikomeye irambwira ngo ihute ubwira abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 ubabwire ngo ni musenge niryo jwi numvishije ubabwire ngo ni musenge ryaje inshuro 3 ubabwire ngo ni musenge mwongere musenge muri ayo mezi 2 niyo message imana yampaye ijwi ryaje inshuro 3 tala wiri zaramanda netakisarema irambwira ngo babwire basenge kwezi kwa 10 no kwa 12 indi message dolemas titala domene fo imana yarambwiye ngo umbwirire abantu bacitse intege bagacibwa intege n'ibyo bumvishije
bagacibwa intege n'ibyo bakorewe tara wizaroma ubabwire ngo mbakeneye mu mwanya bahozemo mbakeneye mu mwanya bahozemo. Imana ifite gahunda yo kubaka abantu bayo. Nagiye kubona mbona inuma nyinshi cyane, mbona inuma nyinshi cyane, mbona zigenda zijya ku bantu uwiguyeho nkabona yuzuye imbaraga zikomeye. Imana ifite gahunda yo guhagurutsa abantu bayo. Ropita zomene tala zorema hene tako sarema. Mbona Imana ihagurukije abantu bakomeye. Imana irambwira ngo ije gukomeza abo yahamagaye, ariko Imana irambwira ngo abantu doko basuzuguye Imana bakora ibyaha bigiye bitandukanye, abantu barivanga, bamera umutsi, babera imvi, bamera imvi z'urutarutaru. Imana irambwira ngo ihute ubabwire ngo nimwongere mube maso, ngo kuko mbafitiye imbabazi, ngo kugira ngo mbageze mu bwami bwanyu. Kandi numva ijwi ry'Imana rivuga ngo nje gukiza indwara zikomeye. Tazome takosarema deba dezandoma. Nagiye kubona mbona abantu barimo baterwa inshinge, mbona barimo baterwa inshinge ariko bakavomwa amaraso, mbona barimo kuvomwa amaraso tara wizanoma, mbona barimo kuvomwa amaraso. Numva ijwi ry'Imana rirangurura ngo genda ubabwire ngo abantu ndi kugenda mbakiza indwara zikomeye nitako sarema, ngo zikomeye mu buryo butangaje. Mbona abantu umuntu utewe urushinge, ngiye kubona mbona ahisagira gutya amaboko. Imana yambwira ngo hari indwara zikomeye Imana ije gukiza. Wowe ufite uburwayi nagiye ngo utangarize, Imana ije gukiza. Nabonye marayika w'Imana, mbona imbaraga z'Imana zigenda zitembera mu bantu, Imana igenda itanga ubuzima. Niyo message Imana no pita zomeneta zoremanda. Imana ije gukiza indwara zikomeye zananiranye. Murakoze. Imana ije gukiza indwara. Amen. Uri mu mavuta menshi mukozi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kandi himbaza. Amen. Amen. Izo message wari ufite kugeza ku bantu. Izo message narifite kugeza ku bantu. Nta kindi, nta rindi jambo wageza ku bantu. Rindi jambo nabagezaho ni ijambo riri muri Zaburi ya 25 ku murongo wa 3. Hagira ngo rivuga ngo siko bizaba ku bategereza Uwiteka, nta uzakorwa n'isoni amwiringiye, keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Bibiri avuga ngo nibo bazakorwa n'isoni. Nagira ngo ntangarize umuntu wese wamenye Imana, nagira ngo ntangarize umuntu wese wavuganye n'Imana, nagira ngo ntangarize umuntu wese utegereje Imana. Ntabwo ariko bizaba ku bategereje Uwiteka. Nubwo abantu basa n'abagufashe w'ijambo, ukabona agaciro kawe karimo kagenda kamburwa, ariko ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzamwara. Yesaya nawe yaranditse 50 murongo wa 7 aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara, aho kugira ngo mware mu maso yanjye hagakomera hakamera nk'urutare. Imana ifite gahunda yo kutagukoza isoni. Wewe wavuganye n'Imana, guma mu masezerano. Nubwo ubona bitinze, ariko bitinze Imana irimo kubisobanura. Icyakoze abantu babivugaho, ariko Yesu we abikoraho. Abantu bashobora kubivugaho, bakabivugaho bitandukanye, abantu bakagufata uko utari, doko abantu agaciro kabo n'umumaro wabo ni ukubivugaho, ariko nyamara Yesu we abikoraho. Urugero wenda muri Yohana ibice 9 ngo Petero arimo agendana na Yesu, ngo bagera kuwavukanye ubuhumyi. Petero abivugaho, aratangira aravuga ati ni icyaha cye, ni icy'imiryango cyangwa Yesu. Bibiri avuga ku murongo wa 4 avuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ni igihe bugiye kwira umuntu wese atakibasha gukora. Bibiri avuga ngo afata amacanshwe ayatoba amakondo. Nagira ngo mbwire umuntu udukurikiye, ibyawe kuri Yesu ni nk'ubufindo. Ndabona Yesu arimo agenda azura ibyawe, kandi aje kubikora nk'ubufindo, aje gutabara, aje kurengera, aje gukiza indwara, ubumuga bwose bwananiranye. Yesu arabenomene tara zorema. Yesu arabishoboye. Bibiri ivuga yuhagire, genda wihagire mu kidendezi cyitwa Sorowamu, bisobanurwa ngo natumye. Reka n'abantu message ivuga ngo ibyawe ubona byananiranye, Yesu aje kubikora nk'ubufindo. Murakoze. Murakoze cyane. Kozi Imana reka tugushimire. Amen, amen, amen. Ndumva mfashije. Haleluya, haleluya. Mukore subscribe, like na share na comment. Harwakenera kukuvugisha, ukamusengera, ukamugira inama, ukamufasha. Yakubona kuzenga.
nimero yanjye nkoresha 0788 723503 0788 723503 ugahamagara umukozi w'Imana n'umuhanuzi. Amen. Amen. Tubakirira abahanuzi b'imbaraga. Amen. Kandi ikindi ntarasoza nagiye kubona mbona uko umuntu arimo areba ikiganiro kinyuze kuri channel Akagezi TV. Nagiye kubona mbona harimo abantu barwaye amaso, hanyuma uko arimo agenda areba ikiganiro nkabona arimo agenda abohoka. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo hari umugisha Imana igiye gutangira kuri iyi channel. Peter Zorema Onemansia, umuntu wese uzajya akurikirana iriyogeza butumwa, Imana irambwiye ngo azajya agenda abohoka, Imana imukubira, Imana imuzamura, Imana imuha ubuzima, imuhera abantu ubuzima, Imana imurinda mu kazi. Ibyo message nayo nayibonye. Imana irambwira ngo no Metala Zorema Onemanda Rita Kosarema Chedeveri Yamanda. Imana irambwira ngo igiye kwagura mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe. No Peter Zorema. Ibyo bintu Imana irabishyigikiye. Haleluya. Murakoze. Yesu aguriza umugisha. Ndabakire mu izina rya Yesu. Nyakugira. Data mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu mukobwa. Ndasengera uyu musore. Ndasengera uyu mubyeyi. Ndasengera uyu mugabo. Uyu ufite ikibazo gikomeye. Tala Wizaroma Nemansia. Ita Kosarema Chedeveria Zobrere Topewa Nendi Kozema Rita Wezarema Tala Sikadoba Taya Sire More Bone Foye Zai Grob Enibo Neshando Rima Sikadoba Tita Doba. Urakoze mwana. Urambwiye ngo uje kubohora. Urambwiye ngo uje gukiza. Biganza by'abantu uje kubyoza. Uje kubikarabya. No Palazorema. Abarwaye paralize uje gutanga ubuzima. Eta Kosarema. Abo banze mu miryango uje kubunga. Hari umwuka wunga umanutse. Ndagushimiye mwana. Kutabaye kandi ukarengera. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka kandi amahoro y'Imana nabane namwe. Utarakora share nayikore na subscribe nayikore na comment mutubwire amahoro y'Imana nabane namwe. Wakoze turagushimiye. Amen. 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 Amen.